Intangiriro igice cya 6. Abantu bakabye ubugome. Abantu batangiye kuba benshi ku isi, bamaze no kubyara abakobwa, abahungu b'Imana babenguka abakobwa b'abantu, babashakamo abageni. Uhoraho niko kuvuga, ati umwuka w'ubugingo ntuzaguma mu bantu iteka, kuko bagomba gupfa. Bazamara imyaka 120 gusa. Muri ibyo bihe abahungu b'Imana babanaga n'abakobwa b'abantu, bakababyarira abana. Nicyo cyatumye ku isi hari abantu barebare kandi banini, ari bo za ntwari z'ibirangirire zo mu bihe bya kera. Uhoraho abona ko abantu bo mu isi bakabije gukora ibibi, kandi ko bahorana imigambi mibi, maze arababara yicuza icyatumye arema umuntu akamushyira ku isi. Niko kuvuga ati nzatsemba ku isi abantu naremye, mbatsembane n'amatungo n'ibikururinda hasi n'inyoni n'ibisiga, kuko nicuza icyatumye mbirema. Icyakora Nowa we atoneshwa n'Uhoraho. Imana itegeka Nowa kubaka ubwato bunini. Dore amateka ya Nowa. Nowa yari umuntu w'intungane mu bo mu gihe cye, niwe wari indakemwa kandi yayobokaga Imana. Nowa yabyaye abahungu 3 ari bo Semu na Hamu na Yafeti. Imana ibona isi yononekaye kandi yuzuye urugomo, kubera ko abantu bose bakabije gukora ibibi. Nuko ibwira Nowa iti ngiye gutsemba abantu bose kuko bujuje isi urugomo, ngiye kubatsembana n'ibiri ku isi byose. Iyubakira ubwato bunini mu mbaho zikomeye, ucemo ibyumba. Hanyuma ubuhomeshe kaburimbo imbere n'inyuma, kugira ngo amazi atinjiramo. Dore uko uzabwubaka. Buzagira uburebure bwa metero 150, n'ubugari bwa metero 25, n'ubuhagarike bwa metero 15. Uzashyireho igisenge, hagati yacyo n'inkuta hazabe santimetero 50. Uzashyira umuryango mu rubavu rwabwo, kandi ubwubakemo amagorofa 3. Dore ngiye guteza isi umwuzure utsemba abantu n'ibinyabuzima byose biriho, byose bizashiraho. Ariko wowe tuzagirana amasezerano. Uzinjire mu bwato wowe n'umugore wawe n'abahungu bawe n'abakazana bawe. Uzinjize mu bwato n'ibinyabuzima bibiri bya buri bwoko, ikigabo n'ikigore, kugira ngo bidapfa. Hazajye haza 2 bya buri bwoko bigusange kugira ngo bidapfa. Inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikururinda hasi byose uko amoko yabyo ari. Wowe uzashaka ibiribwa by'amoko yose ubibike, kugira ngo bizabatungane n'ibyo binyabuzima. Nowa akora iby'Imana yamutegetse byose.